Bakunzi ba filime agahinda k'imfubyi, noneho uyu munsi ni filime igarukanye impinduka. Wowe ukigera aha ngaha icyo ngusaba ni ugukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nk'ibisanzwe murabizi ni kuri channel yacu Films, Rwandan Films cyangwa se Rwandan Cinematography. Niyo channel tugiye kujya tureberaho izi filime. Nk'uko muzi rero ni filime yanyu agahinda k'imfubyi, episode ya kabiri, season ya 64. Nk'uko tuyireba, iyi ni filime iri gutambuka hano rwose kuri channel yacu agahinda k'imfubyi, cyangwa se iyi filime yacu ni filime mukunze muri benshi. Gusa noneho uno munsi yagarukanye umurego udasanzwe. Ese ngendagira ni Kazuba noneho iyi episode yarokotse, iyi episode yasohotse noneho yayirokotsemo. Nyuma yaho Sine afitanye umugambi n'uwo bitwa Iva, gusa imigambi wabo ntabwo wabashije kubahira, aho Kazuba rwose yarahitanye Sine. Kazuba n'umujinya mwinshi yarahitanye Sine muri iyi episode yanyu bamaze kubakorera. Nonaha filime ari ubwo ikigera hanze, Jackie nawe noneho ndi kugenda nyuramo mu byaranze ino episode cyangwa se mu byayiciyemo, Jackie nawe yarahitanye Kazuba. Sinzi nimba na Kazuba urw'uyu munsi noneho arurokotse. Bamwe baragira bati papa wa Kazuba n'uriya wabonetse ari umusazi ari ku muhanda, abandi bati ese bizagenda gute, uriya ni iki kaje muri la filime. Nanjye nakubwira nanjye sindamenya icyo ari cyo, gusa amahirwe menshi bamwe baravuga ati ni papa wa Kazuba, abandi ati nta kigenda ntacyo, ni ahantu bahuriye. Nawe ku ruhande rwawe wakandika muri comment ukabivuga uko wumva nawe utekereza cyangwa se uko waba ubibona. Kazuba akaba yiyamye Jackie na Sine bafatanyije umugambi mubi wo kujya bamuhemukira. Umwana nk'uyu mwana w'umukobwa nta kintu utwaye, utafite icyo batwaye ku rugo rwabo na kimwe, gusa ariko ubugome, agahinda, umubabaro rwose, umugome cyane cyane ni ibintu biranga Jackie na Sine. Sinzi nawe uba ureba iyi filime ukuntu ubibona cyangwa se ukuntu uba ubifata, gusa njye mbona ari agahinda kuri Kazuba. Kazuba se urukundo rwabo na Derrick rugeze he? Ubu ngubu episode iheruka gusohoka, Kazuba na Derrick ukuntu bari bameranye ntabwo bari bameze neza, kuko bamaze iminsi batari mu rukundo neza, kuko hari amaze iminsi ibintu bya Iva. Gusa ariko bariya bana urukundo bakundana bazigomereze bikundanire. Gusa uno munsi bwo filime agahinda k'imfubyi ibashije kubageraho nonaha kabisa. Saa 9:20 nibwo filime bashyize hanze. Nanjye rero munanyihangana ko natinze kwibahana, nabwiye ko iraza gusohoka saa 8 ku banyamuryango maje kugira hano kuri iyi channel. Tunaganiramo inshuti zanjye za hafi, twamaje no kuganira, twamaje no creatinga urukuta rwa WhatsApp dukunda kuganiraho. Nababwiye ko iyi filime cyangwa se amakuru y'ibiganiro saa 8 kiraba cyageze hanze, gusa munyihanganire kuko bitabashije gukunda, kuko iyi filime ntabwo navugaho inkuru nabanje kureba details za filime yasohotse cyangwa se namwe ngo mbereke incamake zayo. Gusa igeze hano hanze saa 9:20 zuzuye mu Rwanda. Nanjye rero iki kiganiro kikaba kigeze hanze saa 9:32. Urumva ko nanjye mba nakoze uko nshoboye, mba ndi update. Ikiganiro, iki filime isohoka mpita nkora ikiganiro direct ako kanya, nkabasha kukibakora kugira ngo kize kuza gifite iminota migufi cyangwa se iminota mikeya. Rero ubwo muranyihanganira. So icyo mbabwira rero cyangwa se icyo mbasha kuba nabibutsa ni ukugenda mukoze subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi njya mbakorera cyangwa se mu filime menshi nshaka kubagezaho. Dore ko ejo cyangwa ejo bundi twareba ibiganiro ku inzira y'umusaraba, ndabizi murayikumbuye cyane. Gusa uno munsi dukoze ku agahinda k'imfubyi. Iyi ni episode ya 64 igeze hanze isohoka. Reka rero mbaho umwanya namwe mubasha kuba mwanyarukira muri cyangwa se murebe filime yose irambuye kuri channel agahinda k'imfubyi. Reka duhure mu video ataha. Ciao ciao, bye. Ndabakunda cyane. Like, share, comment ni iby'agaciro.